Haleluya. Kada haleluya. Tekereza tudafata umwanya wo guhatiriza abantu kunezerwa kuko twabonye ibintu byinshi byaduteye kunezerwa. Namwe mwabibonye? Ndabona ntabyo mwabonye, mwabibonye? Ababibonye zamura ikiganza. Birahari cyangwa ntabihari? Birahari byinshi cyane. Dushimiye Imana cyane yarinze ubugingo bwacu muri uyu mwaka. Imana ihabwa icyubahiro. Nongeye kubanezererwa muri iyi sabato ku itsinda twari kumwe nimugoroba dutangirana isabato, mwari benshi cyane, ariko dushimiye Imana ko habonetse n'undi mubare urenzeho. Mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe. Tubahaye ikaze muri iyi gahunda na korali Ibyiringiro dufatanije na korali Inyenyeri z'Ijuru. Turifuriza abantu bose, haba iterano dufite cyangwa abavandimwe bacu badukurikirana ku ikoranabuhanga, tubasabiye umugisha tuti amahoro y'Imana bane namwe. Turifuza ko twagira ibihe byiza bigizwe no gushima Imana, ariko umugabane wacu munini w'uyu munsi ni ukunezererwa Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero shime abadukoreye kuva mu gitondo, ngira ngo kuba twatangiranye mwabonye impano nziza Imana yahaye itorero ryayo binyuze mu ishuri ryo ku isabato. Ngira ngo mwabonye uburyo twanezerewe Imana binyuze mu mpano zinyuranye kandi nziza, binyuze mu mwuka wera wabonetse, imitima yacu igasusuruka maze tukumva tunezerewe. Mu izina rya Yesu, Uwiteka abahire. Uwiteka abahire abayobozi b'itorero rya Nyarubande mu mpano zinyuranye Imana yabahaye. Turabashimye cyane mu gikorwa cyiza cyo gutoza abana kuba bavuga butumwa. Turararikira ababyeyi bose muri ya departema mamo, tugira Bibiliya z'abana kuva ku myaka 0 kuzamura. Turifuza ko abana mwabakuza kandi twabonye ko mwabikoze, ariko basumbijeho twavuga ngo Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Muririmbyi yaririmbye indirimbo y'144 ati nzamura maze ngeraho wangeneye. Siriya mpano z'abana mwazikuza kuko ijambo ry'Imana ritwereka twebwe abakuze umurimo w'ivugabutumwa uzahagarara, ariko abana bagifite uburenganzira bwo kubwiriza. Ngira ngo abasomye inyandiko zacu mwarabibonye. Nicyo gituma iyo dusomye ku muhanuzi witwa Yoweli, Bibiliya iravuga ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abana abakuze bazahishurirwa kuko baba baryamye, ariko nzasuka umwuka wera ku bana. Ndashimira Imana ko icyo gikorwa cyatangiye muri iri torero. Amahoro y'Imana abe hagati yanyu. Turashimira n'ababyeyi mubigiramo uruhare mugatoza abana, kuko biravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Twigeze twiga icyumweru cyo gusenga cyavuze ko iryo somo atari ihame, ko hari n'igihe tubatoza inzira bakayivamo, ariko amasengesho twabasengeye azabagarura mu izina rya Yesu. Tuba dufite icyizere ko Imana izakomeza kumva gusenga kwacu kuko duhagaze mu masezerano yayo. Dufite umwanya muto wo kubaganiriza ku gihe twari twihaye. Muranyemerera rero nkora ibikorwa bibiri muri uyu mwanya mfite. Igikorwa cya mbere tugiye kugitangira mbasaba ko buri muntu wese ahindukira kureba uwo yicaranye nawe. Mwakoze kubikora? Mwakoze kubikora? Mugiye gukora ibintu bibiri. Uwa mbere uratanga, undi agiye kumubwira aya magambo: nkwifurije gusoza umwaka neza wa 2025. Tega amatwi igikurikiyeho. Oya mwintanga, mwibyina mbere y'umuzika, mwihangane. Noneho uwabwiye nawe aramubwira ngo tubishobojwe n'Imana nawe uzagere mu mwaka mushya 2026 uzaririmbe indirimbo nshya. Ngaho mubikore, Imana ibibashoboze. Bwose mena. Amena.
mwakoze kubikora, nizere ko nta muntu utabikoze. Nanjye mu izina rya Yesu mbifurije umwaka mushya muhire. Muranyemera rero mufatane mu biganza dusenge uko mwari mufatanye. Imana ikomeye, data wa twese ukiranuka uri mu ijuru ryera, turamburiye ibiganza mu biganza by'abavandimwe bacu waduhaye amahirwe yo kwicarana muri iri teraniro. Twaturiranyeho umugisha, twaturiranyeho amahoro yawe. Turifuza imbaraga yawe ngo itubashishe kwambuka iminsi mike dusigaje tugasoza umwaka twishize mu maboko yawe. Utugende iburyo n'ibumoso, utugende uruhunge mwami Imana, kuko imbaraga ziturwanya muri iyi minsi mike isigaye zirahari. Kuko aho twanyuze tuza twabonye abantu benshi bagize impanuka nijoro. Turagushimira ko turi mu biganza byawe, kandi aho umwuka w'Imana ari umuntu ntapfa gupfa. Utwambika imbaraga y'ubumana. Nanone mwami, twongeye kwishinganisha mu mbaraga yawe mu mwaka utaha. Mu izina rya Yesu uzabane natwe, uzahira imigambi yacu. Turifuza muri amateraniro kumva imbaraga y'Imana ikoze kuri buri muntu wese, akumva ikiganza cyawe kimukozeho. Twemerere ukore kuri buri muntu wese. Dusengeye abaje barwaye, mu izina rya Yesu ikiganza cyawe gikiza reka kibaramburirweho. Ubakirize uburwayi bw'umubiri, ariko wite ku mitima yabo, maze mu izina rya Yesu batahane insinzi. Dusabiye abantu baje bafite ibibazo bitari bimwe, imitima yabo itaguwe neza, amarangamutima yabo yakozweho bakababara. Uri umwami w'amahoro. Turagutabaje muri amateraniro, mu izina rya Yesu ukore kuri buri muntu wese. Dufite abantu turi kurarikira kunezerwa, ariko ibibazo bafite imbere yabo hari umwijima. Ijambo ryawe ritwereka ko umucyo uzarasa umwijima ugahunga. Bibiliya yatubwira ngo Yesu naza umwijima uzahunga. Mu izina rya Yesu ngwino ubane natwe, ngo abo umwanzi yabujije amahoro, ibitekerezo byabo bigakomeza kugira umwijima, umucyo wawe wongere kuturasira. Twongeye gusabira gahunda dufite imbere y'igitaramo iyoborwe nawe, kandi uyu mwanya muto tugiye kuganira ku ijambo ryawe umwuka wera atuganirize. Data, muri aba bavandimwe bacu turamburiranye ibiganza turamukanya. Hari abaririmbye indirimbo y'umubabaro 2025. Mu izina rya Yesu duhindura indirimbo nshya. 2026 uzaduhe kuririmba indirimbo z'umunezero, kandi ibyifuzo twashize imbere yawe ukomeze kumva gusenga kwacu. Uzatanga ibisubizo birambye, kandi amahoro yawe yatumye tugera ahangaha. Twongeye gushinganisha ubugingo bwacu mu mbaraga z'Imana. Uzaduhe gusoza neza aho tutagejeje ubwenge, ku bibazo binyuranye tutatuye mu mazina, ariko uzi buri muntu wese yakuragije muri uyu mwanya. Uduhe ibisubizo birambye, kuko nta kikunanira. Mu izina rya Yesu mwakoze cyane. Umugani wa kabiri tugiye kuganira ku mirongo mike ya Bibiliya. Ndifuza ko tuganira Zaburi y'103. Ndayikunda cyane muri uyu mugabane mwiza wo gushima Imana. Zaburi y'103, Munyezaburi yasenze isengesho nifuza ko nge namwe twafatanya gusenga ryiza cyane. Twakiriye abantu mwese, haba abashyitsi bacu n'abadukurikirana ku ikoranabuhanga. Mwafata Bibiliya tukagendana. Zaburi y'103 irambwira ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka. Haleluya. Ko mbona ntabafite. Haleluya. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Uyu murongo ndawukunda cyane. Mwabindimo byose mwe nimuhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye bingana iki byose. Dufite abantu benshi baje bibagirwa, maze bakibagirwa ibintu Imana yabagiriye. Imana nsenga ibarinde kwibagirwa. Twagize umugisha uyu munsi Sabato ya 13 twasozaga igihembwe cyacu twagize kingana n'amezi 3 tuganira ibyiza byinshi Imana yari yaragiriye Abisirayeli. Ariko mwabonye mu bigisha batandukanye batwibukije bafite impano nziza zinyuranye ko igihe bambukaga haba Yorodani
haba inyanja itukura bashiragamo ikintu bita inzibutso. Basaza banje bene data, ntukibagirwe ibyiza byose Uwiteka yagenza ate yakugiriye. Abasomye igitabo cyacu cyitwa Abahirwa ni bande, mwabonye ko iyo umuntu agiye gucika intege akibuka ibyiza Imana yamugiriye, ukibuka ko hari aho wageze ugatabarwa, bituma wongera gukomera. Vuga ngo amen. Rero basaza banje bene data, muri risoza ry'umwaka ntabwo abantu bakwiriye kwibagirwa ibyiza Uwiteka yabagiriye, kandi ikigeragezo uko cyaje kingana kose ntabwo gikwiriye kukwibagiza ko dufite Imana ishoboye ibingana iki, iri hejuru y'imbaraga zose n'ubushobozi bwose. Rero nicyo murongo wa 2 watubwiye, mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntibibagirwe ibyiza byose yakugiriye, ni ubabarira ibyo wakiraniwe byose. Vuga ngo amen. Nifuza ko iki gika cyo kubabarirwa tukinjiranamo mu mugabane mwiza wo guhimbaza Imana. Ntabwo umuntu ashobora kugira umunezero wo guhimbaza Imana agifite umutima umurega ikibi. Ntashobora kuririmba, ntashobora kunezerwa niba hari ikintu kikuzonga kikakubuza amahoro, n'undi wese akabona ko wabuza amahoro, n'ukubura amahoro yo mu mutima. Ntabwo ushobora kunezerwa hari ikintu kigishinja kiri mu mutima wawe. Niyo mpamvu iyi Zaburi muranyemera mukayigorokaho kenshi cyane, 103 umurongo wa 3, ni ubabarira ibyo wakiraniwe byose agakiza n'indwara zawe zingana iki zose. Imana yacu yabwa icyubahiro. Imana igomba kutubabarira gukiranirwa kose kwatubonetseho. Ijambo ry'Imana ryerekana muri Yakobo ko Bibiliya yerekana ko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, ikiranukira kutubabarira. Imana ihabwa icyubahiro. Mu isomo ryacu badusomeye riri mu Baroma igice cya 8, nicyo cyatumye Bibiliya itubwira ngo umwuka w'Imana ahamanya n'imitima yacu ko turi abana b'ikiyemwe b'Imana. Ntabwo rero ushobora kunezererwa Imana ugifite umutima ukurega igishinja. Oya, nicyo gituma iyo tugeze mu isoza ry'umwaka turarikira abantu bose gukiranukira Imana mu cyo twita kofera mwisho. Niki? Nukugira ngo abantu bisanzurire mu Mana, be gusigarana umutima ubarega. Mwese muzi ko Satani ari umuntu w'umushinja w'ibibi. Niyo nta bibi wakoze arabihimba akabitwibutsa. Murabyibuka, hari ukuntu agusanga akakubuza amahoro, agatangira niba wanagize ikibazo agatangira kukwereka ko intandaro y'amakuba ufite wabigizemo uruhare. Ngira ngo murabyibuka, haba mu mitima yanyu no mu nyandiko zera muzasoma uburyo Satani ni umugome, ashinzwe kutubuza amahoro ngo imitima yacu ihera iturega ku Mana, noneho ntiwisanzura imbere yayo. Ngira ngo abasomye igitabo tugira cyitwa igitabo cy'umugenzi, ntabwo ari igitabo cyacu, ariko iyo dusomye mu ntambara ikomeye tubona uko bacyanditseho mu bahowe Imana, babandi b'abavodu wabishwe witwa Yohana Bunya wanditse kiriya gitabo mu ntambara ikomeye aravugwa. Abasomye amateka y'icyo cyigisho mwigeze mubona umunsi umwe wo bita Mukristo agiye ku musozi Siyoni, ariko akaza guhura n'uwo bita Apuruboni. Muramwibuka ukuntu yamutangiriye mu nzira maze atangira kumurega ibirego. Ibyo birego Satani buri muntu wese kuturi hano ahora bikurega. Icyambere yatangiye kumubwira ati wataye umuzingo, wasaye mu isayo gahinda gasaza ugitangira. Atangira kumurega ibibi byinshi bitandukanye. Abasomye icyo gitabo musanga ko bakoresheje ibintu kumutera amacumu, nuko amuteye amacumu atandukanye kugeza ubwo Mukristo ibirego Satani yamureze byabaye byinshi, agukubiri n'inkota ye. Mu kindi kinyarwanda abakure y'amasezerano y'Imana aburi kimukomeza. Satani rero ngo yari iteguye gufata inkota ye agahora heza amateka y'ubukristo muri Mukristo agasinzira karangira. Uko ndibuka yamushinje ibintu byinshi bitandukanye. Yamushinje ko yasaye mu isayo gahinda gasaze, yamushinje ko yataye umuzingo, mu kindi kinyarwanda yari atagisoma ijambo ry'Imana ngo rimuryohere, amasezerano yose ari kureye, kugeza ubwo amurega n'ikindi kintu utatekereza ko Satani yakivumbura. Yaravuze ati nkubwire, niyo uvuga ibyakubayeho uri gutanga ubuhamya ushiramo ubwibone,
urumva ko n'ibyo dutekereza Satani abari hafi yabyo, cyane cyane ku biganiro byacu tugira, aba yiteguye aho hafi kugira ngo abikurege. Iyo Satani yabonye ibyaha bigaragara wabitsinze, akuburiza amahoro mu bwenge no mu bitekerezo. Ahantu hose ashobora kuhagusanga akaguca intege. Ariko niki cyateye Mukristo aho kuhambuka? Aya magambo nyavugiye ngo nawe wumve ko kwiriye kuyasimbuka muri uyu mwaka. Niki yamubwiye? Mukristo ngo yahise afata inkota ye. Haleluya, haleluya. Mu kindi kinyarwanda, amasezerano y'Imana yongeye kumubyutsa. Isomo rihari turisoma muri Mika igice cya 6 umurongo wa 7. Rivuga iki bavandimwe? Niki cyatsindishije Mukristo? Yaramubwiye ati, wa mwanzi wanje we kunyishima ko mutavuga kandi ko nzi ko murizi, we kunyishima hejuru. Ningwa nzagenza nte? Nzabyuka. Kandi nicara mu mwijima, Uwiteka azagenza ate? Azambera umucyo. Kundi umurongo wa 9 cyane. Yongeye kwemera Mukristo atumva, nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye, kugeza ubwo azamburanira akagenza ate? Akansindira. Kandi azanjyana ansohoza iwacu amahoro, izina rye rihabwa icyubahiro. Mukristo rero amaze gufata inkota ye, niko muri icyo gitabo cy'umugenzi iyo nyandiko ivuga. Mu kindi kinyarwanda yaramaze kumva amasezerano y'Imana amukomeje, maze abwira Satani, ndagize ngo uhindukire Satani wakugabyaho ibitero mu bwenge, umubwirire mu mutima aratsindwa. Yamubwiye amagambo ati, Satani, ibyo byose uvuze nibyo. Kwaba gusaya mu isayo gahinda gasaze nasayemo, guta umuzingo koko narawutaye. Niyo mvuga ibyambayeho ubwibone burazamuka, kuko ubwibone bukomoka kuri nde? Kuri Satani. Ariko byo byose uri kuvuga n'ibindi byose utazi, ndashima Imana Yesu yarambabariye. Kwango isinzi yo gutsinda Satani ni ukubabarirwa. Umuririmbyi waririmbye indirimbo 315 yaririmbye insinzi yo kubabarirwa, maze aranezerwa cyane. Ijwi ryayo kurizamura ubwo riba ryansobwe, ariko njya nishima Imana. 315 nabuze akajwi kayizamura, nimbo nkunda cyane. Kubabarirwa niko tugira tugatsinda Satani. Nabuze ijwi riyinzamurira, nimpera ku cya kabiri ntimunseke. 315 narababariwe. Abaririmbyi bacu bose ntabari hano. Nzabana n'Umukiza akaramata, nzajya ngendana na Uwiteka, ndirimbisha umunwa n'umutima ndizindiriwe, kuko nababariwe ibyaha byarabambwe byose, byarabambwe byose, yemwe uko yabyikoreye ubwe, yemwe kangwaraba baracyanajyayo, hajyanweyo n'ibyaha byanjye. Haleluya, haleluya. Hari umuntu umwe wapfuye kubwanjye, kandi ntibyari bikwiriye, yemeye kujyanwa ajya ku musaraba, kubwo kumbabarira ibyaha. Amina. Byarabambwe byose, byarabambwe byose, yemwe uko yabyikoreye ubwe, yemwe kangwaraba baracyanajyayo, hajyanweyo n'ibyaha byanjye. N'umugwaneza kandi arankunda cyane, Yesu umutima wanjye ibyaha
sinshirwa urubanza mfite umudendezo kuko yambabariye ibyaha amina byarabambwe byose byarabambwe byose yemwe uko yabyikoreye ubwe yemwe gangwaraba baracyanajyayo hajyanweyo n'ibyaha byanjye nzabana n'umukiza hakaramata nzahashya ngendana witeka ndirimbisha umunwa n'umutima wanjye kuko nababari w'ibyaha amina byarabambwe byose byarabambwe byose yemwe uko yabyikoreye ubwe yemwe gangwaraba baracyanajyayo hajyanweyo n'ibyaha byanjye haleluya 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 umwaka mushya wa 2026 uzayiririmbe niba Yesu atarakubabarira ibyaha ariko ubutaha uzayiririmba Imana ikugirire neza cyane niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose agakiza indwara zawe zose agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba agahaza ubusaza bwawe ibyiza agatumira usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu Imana yacabwe cyahera kashimira Imana ko Yesu yongera kuturema akongera akaduha amahoro akongera akaduha ubwiza akagusubiza mu busore bushya bumeze nk'ikizu agahindura amateka yacu agahindura amazina yacu izina rye rihabwa icyubahiro Yohana 15 ibi tubigeraho binyuze muri iyi nzira nto ikomeye cyane Yohana 15 aya mahirwe tuyabonera muri Kristo hakurikira Yesu avuga aya magambo akomeye nifuza kuzazirikana cyane Yohana 15:5 Yesu avuga amagambo akurikira ninjye muzabibu namwe muri amashami uguma muri nge nanjye nkaguma muri we uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ntacyo mubasha gukora mutagenze mute mutamfite bizera abashyitsi twagize uyu munsi nta muntu n'umwe washobora gukora neza kereka abishobojwe na Yesu nta kintu na kimwe washobora kugeraho keretse Yesu agushoboje ntushobora gukiranukira Imana kuko Kristo gusa niwe ukiranuka ayo mahirwe tuyageraho binyuze mu yihe nzira iyo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu bwite agahindura amateka yacu agahindura amazina yacu ndashima Imana ko ayo mateka asa nk'adasanzwe kuri twe Yesu arayahindura ibya kera byose bikarangira Yesu akongera kuturema bundi bushya mu kigwa cyiza dufite mu gitabo cyitwa wifuzwa ibihe byose ndagikunda cyane umuntu wese agira ibyo akunda mu buzima ariko iki cyigisho cya 75 gufite igitabo muziko tugira amakava atandukanye atuma amapaje ahindagurika ndagira ngo uzazirikanemo icyigisho cya 73 aho Yesu avuga ku ijambo rito ntaratindaho rivuga ngo ndumuzabibu kuri kandi data ni nyirawo uhingira maze avuga amagambo nifuza gusoma hagasubi kamwe gusa page 460 biterwa na page y'igitabo ufite ndumuzabibu namwe muri amashami nubwo Yesu yari hafi kubakurwamo umurunga rubahuje mu byamwuka wajaga kugumaho Imana ihabwe cyubahiro usomye icyo kigwa cya 73 mwifuzwa ibihe byose wasanga ari kigwa kigari cyarimo umurongo wo gusoza atanga umurage kubigishwa be
ariko avuga amagambo aremereye nifuza ko nawe aremera muri wowe. Nubwo yari hafi kubakurwa amabaraga, ariko Yesu agiye kugenda yaravuze ngo ntabasize nk'iki yemwe k'imfubyi. Kuko mu kigwa muri Matayo 16 yabasigiye impano ikomeye ya Mwuka Wera, maze ageze mu gice cya 17 abasabira umugisha. Haleluya, haleluya. None ubwo ndibe munkurikiye, yarabakuwemo cyangwa yari kumwe nabo? Yari kumwe nabo. Urakoze cyane. Yababwiye yuko isano iri hagati y'umuzabibu n'amashami yawo igaragaza neza isano bakwiriye kugirana nawe. Ishami iyo ritewe ku muzabibu rifatana nawo, ibigize iryo shami byose bigahuza n'umuzabibu, maze rigahinduka naryo igihimba kigize uwo muzabibu. Ubuzima uwo muzabibu ufite ni nabwo buzima ishami rigira. Vuga ngo amena. Haleluya. Ndabona ntabashyikira. Haleluya. Amateka y'umuzabibu niyo amashami agira. Amateka ya Yesu ko yatsinze, natwe tuzatsinda mu izina rya Yesu. Mu bisome mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Fata Bibiliya yawe, fata Bibiliya yawe. Igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Akoze cyane, ngaho reka ngerageze. Igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ko wenda hari abantu risomo batarizi, kutarimenya wakumva ibyo ndi kuvuga nta gaciro wabiha, byakugora cyane. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere 16. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Vuga ngo amen. Ibyo Yesu yari afite byose nge nawe twarabigabiwe. Uko yashoboye gutsinda, nitumwakira nk'umwami n'umukiza n'inshuti yacu, tuzatsinda mu izina rya Yesu. Nagira ngo mbabwire ko gutsinda atari ugukekeranya. Dufite indirimbo nyinshi, ntabwo nubwo uyu munsi twahariye kubaririmbira, ariko ntabwo zose nazirangiza. Ariko muzaririmba indirimbo y'131 iravuga ngo ndusheho gusa, ndusheho kumera. Muri kubivuga gake, ndusheho kumera kawe. Haleluya, haleluya. Ubwo nukuvuga ngo dufite amahirwe yo kumera nkawe. Ni muri ubwo buryo umuntu wishwe n'ibyaha ashobora kongera kugira ubuzima bikomotse mu isano afitanye na Kristo. Vuga ngo amen. Wishwe n'ibyaha, umwanzi akakugabaho ibitero, ukaba uri mudakurwa kwizima, ukaba warishwe n'ibiyobyabwenge, ubusambanyi bukakugira imbata, kudatanga bikakugora. Dufite abantu batanga bibagoye bavutse ariko bameze, kugira ngo ugire icyo umukuraho ni nko kumubaga. Ariko ndashima Imana ko iyo umuntu yubatse isano imuhuza n'Imana, gutanga birihuta muri we. Imana ihabwa icyubahiro. Uko iyo musomye Bibiliya avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye igenza ite itanga. Ikimenyetso cy'umuntu wakiriye ubuntu bw'Imana, ikintu yihutira mu buzima bwe ni ukugenza gute? Ni ugutanga. Kandi abakurikiranye amateka y'abantu batanga, nta muntu utanga ubura icyo atanga. Muzabikurikirane. Umuntu wese Imana yafunguriye ikamwihera impano yo gutanga, nshima Imana, nta buri icyo atanga. Ariko umuntu udatanga uramusaba akabura icyo aguha. Ntabwo ari uko adafite ibyo aguha, afite umutima ufunze udatanga. Ariko iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, amuhindurira iriba ritobotse muri we, akumva gutanga ari impano bimworoheye. Reka mbasabire umugisha muri aya mano. Imana nsenga ibigishe gutanga mu izina rya Yesu, ibigishe gutanga. Fe gutanga ni byiza cyane no mu buzima busanzwe. Muzabona ko nahoze numva hano barangana amakwe menshi cyane. Udataha ubukwe bw'abandi nawe ubwe nabugira ntabazabuzamo. Ibyo nibyo mu buzima busanzwe. Bibiliya ikerekana neza abantu tufite b'ikitegerezo batanze cyane, nabizera b'i Makedoniya. Bibiliya iravuga ngo ntabwo ari uko bari abatunzi muri byose, ahubwo nuko bari barahaye Yesu byose. Ndagira ngo rero muri aya manwa Mwuka w'Imana akwigisha gutanga mu izina rya Yesu. Ni muri ubwo buryo umuntu wishwe n'ibyaha ashobora kongera kugira ubuzima bikomotse mu isano afitanye na Kristo. Iyo twizeye Kristo nk'umukiza wacu, iyo sano ihita iboneka. Vuga ngo amen. Uyu munsi nawe watahana iyo sano,
umunyabyaha mu mbaraga nke afite yifatanya n'ububasha bukomeye bwa Kristo, umutima uri mu busa ugahazwa na Kristo, gucika intege kwe kugafatanya no kwihanganira byose, agira umutima wari muri Kristo. Ubumuntu bwa Kristo bugasingira ubumuntu bwe, kandi ubumuntu bwacu bukegurirwa ubumana. Bityo binyuze muri Mwuka Wera umuntu ahabwa kuri kamere y'ubumana, yemerwa nk'umwana ukundwa binyuze muri Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Binyuze muri Kristo tugasigara tutakiri inshuti za Yesu, tugasigara tutari abagaragu, tugasigara turabana mu rugo. Vuga ngo amena. Nyabuna vuga ngo amena. Mvuze ikintu gikomeye cyane, tugasigara turabana mu rugo. Iyo umuntu ari umwana mu rugo nta kintu asaba kuko byose nibye. Nta mwana nari nabona usaba nyina ibyo kurya, sindamubona. Umubyeyi we abyuka azi ko abana baragenza bate, bararya. Nukuretse ingeso mbi zaba zaraje mu miryango, nta mwana usaba ibyo kurya iwabo. Abazi ko ibyo kurya, umubyeyi we akibyuka atekereza ko abana be bararya, agahita ashakisha inzira zose biraboneka. Kandi gikurikiyeho ibyo mu rugo byose n'ibyande n'ibye. Haleluya, haleluya. Soma amagambo akomeye ariko mutari gushyikira, nta kundi nabigenza. Munyemerere ngarukire kuri aka kantu gato cyane. Igitabo mpora mfashe kitwa Kubaho ka Henoki kuko cyanyuze umutima cyane. Henoki yahoraga munsi y'imbaraga za Yesu, paje 38, magambo meza cyane ari kwisura nk'iya gatatu. Henoki yahoraga munsi y'imbaraga za Yesu, yerekanaga imico ya Kristo, akayerekanira mu kugirira neza no kugirira abantu imbabazi. Haleluya, haleluya. Mwumvise ko Henoki yerekanaga imico ya Kristo? Ni kugira ngo mbabwire ko ntababwiye bidashoboka, ahubwo byose bigenza bite, birashoboka. Henoki yerekanaga imico ya Kristo, niko ndi kubisoma, kuko yubatse isano imuhuza nawe, akarushaho kumukunda, akarushaho kwifuza gusa nawe, kugeza ubwo agira ishusho n'umutima wari muri Kristo. Uwo muntu ugendana n'Imana nk'uko Henoki yagenze, umutima we wuzuramo gutekereza ibya Yesu, amuhindukirira inshuti magara. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka nongere mbararike mu izina rya Yesu, Mwuka w'Imana abane natwe. Nimwita cyane ku nyigisho za Kristo, paje 39. Umurimo akora n'imico ye muzayoborwa ku ndiba y'ukuri nyakuri, kandi muzahabwa ububasha bwo kugabana ku butunzi bwo mu ijuru bw'igiciro cyinshi. Mu kunezezwa n'imico ya Kristo muzasabana n'Imana, niho muzangira icyaha cyose n'igisa nacyo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntidushobora kwanga icyaha tutarashobora kubaka isano iduhuza n'Imana. Aho ntagejeje kubw'igihe, mu izina rya Yesu, Mwuka w'Imana abane nawe. Mu izina rya Yesu, Mwuka w'Imana abane nawe. Twumve twakiriye ku mbaraga y'ubumana, kandi twumve twakiriye imbaraga yo gutanga, kugira ngo iri somo ryacu twifuzaga ko tuganiraho riboneka mu Baroma igice cya 8:16. Umwuka w'Imana ahamanye n'imitima yacu ko turi abana b'ikiyemwe b'Imana, tubeho turi imbere y'Imana nta muducira urubanza, haba ku bantu haba ku Mana. Ibyo ntashoboye gusobanura, ariko nawe ukaba wifuza kuririmbana nanjye indirimbo nshya muri 2026 yo kumva wisanzuriye mu Mana, yo kumva unezerewe mu Mana. Kuko iyo dusomye mu gitabo cy'Imigani 15, munyemerere pasubikire gato cyane, ndaza kubigarukaho mu kanya nyuma ya saa sita, ariko utaza kuba utari mu iteraniro ry'abaragaruka maze ukamuhombya ikintu kigeze cyane. Imigani 15 rwose ndifuza ko turayiganira mu kanya nyuma ya saa sita, ariko nyemerera uzirikanemo imirongo ibiri ikurikira. Umurongo wa mbere 15, Imigani 15:13 havuga amagambo anezeza cyane. Umutima unezerewe ukesha mu maso.
tuza amenaye. Iyo umutima unezerewe ukesha burya tushaka kubwira abantu ngo munezererwe imbere byabo, ariko umuntu wese ufite umutima unezerewe mu maso hagenza hate haracyari. Noneho ikinyuranye cy'uwo mutima, ariko iyo umutima ubabaye utera icyo bari gusoma ubwihebe. Imana mbwiririza ibakiza ubwihebe mu izina rya Yesu. Ndabona abantu badashaka kurokoka. Yesu abakiza ubwihebe. 15 iminsi y'umunyamubabaro, abari gusoma havuga ngo iki? Yose ni mibi. Buriya abantu bahorana umubabaro, mujye mubasengera, bacuruza bababaye, agahinga babaye, akabyara babaye, ibintu byose abipfobya, bimugeze mu biganza kuko atanyurwa, akabibonamo ikibazo. Imana nsenga ikurinde umutima wabaye mu izina rya Yesu. Y'uwo murongo nifuza gusorezaho, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Vuga ngo amena. Iyo umuntu afite umutima unezerewe ahora hehe? Mu birori. Mu izina rya Yesu muragahora mu birori. Mu izina rya Yesu muragahora mu birori. Imana ibahe imitima inezerewe, haba mu miryango yanyu, haba mu mitima yanyu. Munezererwe Imana kuko irahari. Imana ibibashoboze mu izina rya Yesu. Turifuza kuba turiho umugisha muri iri soza ry'umwaka. Mbese muri iri teraniro twese hari abantu baba bifuza kumva banezerewe Imana, mu gukiranukira Imana, ukumva basabirwa umugisha wo kubona amahoro, maze mukanyemerera mugahaguruka kabasabira umugisha. Mwahagaze mwakoze cyane. Ngiye kuba turiho umugisha, ndabyemerewe rwose. Niko muri Matayo havuga ko igihe tuje kubwiriza abantu bakemera ubutumwa bwiza ko tubasabira umugisha. Ndararika muvandimwe Munyaneza Eugene, mukuru w'itorero, nazi imbere afate mikoro, kuko Imana yamuhaye umugisha wo kuyobora abizera b'itorero rya Nyarubande. Mu izina rya Yesu afite uburenganzira bwo kubaturaho umugisha kandi bakawuhabwa. Ngiye gusoma Zaburi ya 20. Musiko nyikunda cyane. Fata Bibiliya yawe, nindangiza kuyisoma aradusengera. Fata Bibiliya yawe ndakwinginze, kandi uyu mugisha niwumva ari wawe wikirize ngo amen. Twatangiye nanjye mbazamure ikiganza. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba n'ibyago. Amen. Ndi kumva nikeye. Musenge Yesu adukize ibyago mu izina rya Yesu. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba n'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushire hejuru. Ikwehereze gutabarwa kuva hera ku rusengero. Iguhe imbaraga ziva Siyoni. Yibuka amaturo yawe yose. Yemere igitambo cyawe cyose cyokeje mu izina rya Yesu. Iguhe icyo umutima wawe ushaka. Mu izina rya Yesu isohoze inama zawe zose. Haleluya. Murongo wa 6 tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi ku bw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu ngo tuzatsinda. Uwiteka asohoze ibyo dusaba byose mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenge Imana umuremyi wacu, Imana umucunguzi wacu. Amen. Turagushimye cyane kuri iyi Sabato. Tugushimira ko turi mu nzu yawe. Tugushimira igitaramo kiri kubera mu nzu yawe. Tugushimira ijambo ryawe ryiza ritwongeramo imbaraga mu rugendo rwa Kristo. Izina ryawe ririhabwa icyubahiro. Amen. Turagusabye cyane kugira ngo abana bawe baje gushaka muri uyu munsi ubahe umugisha. Amen. Bafite ibibazo babere igisubizo. Amen. Ababona imbere nta nzira ari umwijima ubamurikishije umuco wawe. Amen. Tubere Imana tukubera abantu. Amen. Tugire neza. Amen. Ngo turimo dusoza uyu mwaka wa 2025 twitegura kwinjira muri 2026. Mwuka w'Imana ahamenyera imitima yacu ko turabana. Amen. Kugira ngo tubashe gukiranukira muri byose, tubashe kwinjira muri uyu mwaka wa 2026 dufite ingamba nshya zo kuba abana bawe bishimira nawe udumugisha. Amen. Tugire neza. Amen.
duhire. Amen. Bateguye iki gahunda y'iki gitaramo ubaho umugisha wawe. Amen. Abizera b'itoro rya Nyarwande ubaho umugisha wawe. Amen. Abayobozi b'itoro rya Nyarwande ndabasabiye kugira ngo umwuka w'Imana abuzure. Amen. Bashoboze gukora umurimo wawe banezerewe, bishimire kuri Imana yawe. Amen. Baririmbyi baje kubana natwe kora Nyenyeri z'ijuru tuyisabiye umugisha. Amen. Kugira ngo bagire neza. Amen. Uzabarinde kurimbira mu isi gusa, uzabarinde kuzarimbira mu bikarimo. Amen. Abashitsi baje muri aya materaniro ubaho umugisha. Amen. Bafatishe umwanzuro wo kuguhitamo. Amen. Kandi ku iherezo uzabane natwe. Amen. Komeze kutugira neza. Amen. Uduhire kandi uduhe umugisha wawe. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Gira isabato nziza. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.